hari ikintu gifungura amahirwe y'umuntu ugasanga niba ari ibintu urimo urakora, niba ari ibintu wakoraga urimo uratera imbere bitewe n'uko amahirwe arimo aragenda afunguka. Biriya bintu biterwa n'imico y'umuntu akenshi. Niwitwara neza urakomeza kugendera mu murongo mwiza n'umusaruro ukomeze kuba mwiza, ariko niwitwara nabi biraza kugenda nabi, yaba mu iterambere ryawe no mu buzima bwawe bwa buri munsi. Reka nk'ubu urugero ku muntu ufite ingeso yo kwiba. Muri sosiyete bakaba bazi ko uyu muntu yiba, uyu muntu uko byagenda uko ariko kose azahomba icyaba icyo ari cyo cyose, yaba uyu munsi yaba ejo cyangwa se n'ejo bundi aba afite igihe azahombamo. Rubanda ruzara runamuhanze ijisho kandi rumuhanze ijisho ku kintu kibi. Yego. Kandi nta cyizere bazakugirira. Nta muntu uzakurangira akazi azi ko wiba. Nta muntu uzakujyana ahantu ngo mujye gusura wenda muvandimwe runaka azi ko nugerayo uri buze kubiba. Nta muntu uzagendana nawe azi ko wiba. Abavuga uti uyu muntu nitugendana ati babandara nanyiba, nanjye ubwanjye aranyiba. Ati uyu muntu nitugendana aranyenduza ingeso mbi yo kwiba. Usange nta n'umuntu ukubona nk'umuntu w'icyitegererezo, nibura ngo agufatireho urugero agira ibintu akwigiraho. Abavuga uti se uriya muntu w'umujura n'iki namwigiraho? Yewe na za ngeso nziza wari ufite ku ruhande zipfukwa na wa muco mubi, ya ngeso mbi ufite yo kwiba. Utangire kuba ikibazo mu bantu. Umuntu nakubona ahita atsimba agashakoshi ke avuga uti uriya ni igisambo, arakanyaka. Anabwire mugenzi we ati uriya ni ikibazo, uriya ni igisambo. Urwo n'urugero nari nanze mvuga yuko burya imico tuba dufite n'uburyo twitwara nabyo biri mu bintu bidufungurira amahirwe mu buzima bwacu bwa buri munsi.